Mwongeye kwirirwa nshuti. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu kimwe ngira ngo tufashwe twese nta n'umwe usigaye. Muri no minsi Yesu Kristo yaratubwiye tugende tubwiriza abantu nyuma yuko avuye ku isi ngo tugende tubwiriza abantu kuri Yesu. Ariko biragoye kuba twabwiriza abantu kuri Yesu natwe ubwacu tutazi Yesu ninde. So ikibazo tugiye kwibazaho uyu munsi, who is Jesus? Yesu ninde? Abantu benshi uyu babaje Yesu ninde, akubwira Yesu n'umwana w'Imana, uko ni ukuri. Barakubwira Yesu ni umukiza, uko ni ukuri. Yesu ni umucunguzi, Yesu ni Emmanuel. Ariko se Bibiliya yo igisubizo itanga ni ikihe? Yesu yabajije intumwa ze nazo zamubwiye ibintu abantu benshi bavuga ko ari we. Yarabajije se abantu bavuga ko ndindi. Bamwe bavuga ngo abamubwira bavuga kuri Eliya, Yohana umubatiza, umwe mu bahanuzi, n'abahari batari bamusobanukiwe neza. Ariko arababaza se mwebwe muvuga ko ndinde? Umugabo Petero yamusubije igisubizo cyiza na Yesu cyaramushimishije. Nawe nicyo nshaka kumbasha kumenya kuri no munsi. Petero yaramubwiye ati weho uri Kristo, uri Mesiya. Haleluya. Icyo nicyo gisubizo. Mbere yuko tumenya ko Yesu ari Kristo, sinzi icyo twabwiriza abantu Yesu tutazi ko ari Kristo gute, biragoye. Umaze kumenya Yesu ko ari Kristo, ndagira tuganire kuri iyo titre Kristo. Kristo ni titre yari afite. Yesu Kristo. Yesu ryari izina rye, Kristo ari titre ye. Noneho titre ya Kristo ndashaka tumenye Kristo bisobanura iki? Ugenda ufite kwaza abantu Kristo ni iki? Kristo imwe na Mesiya ni kimwe, nuko bamwe bari kimwe ari ikigiriki, ikindi kikaba igiheburayo. Ariko undi Kristo ni Mesiya ni imwe. Iyo titre ya Kristo nicyo gisobanura titre yazanye Yesu kuri nosi. Yesu ni izina titre yari afite kuri nosi yari Kristo. Nkuko twumva perezida wenda w'igihugu cyacu Kagame ni izina rye, ariko afite titre yuko ari perezida. Abantu bamwe bazamwita perezida, abandi bamwite Kagame. Na Yesu rero yari afite titre ya Kristo. Iyo titre ya Kristo niyo tugiye kuganiraho. Yari anointed. Ndashaka gusobanura impamvu Yesu yaje ari anointed. Ese kuki yari asizwe amavuta? Abantu dusegeye mu isezerano rya kera abantu basigwa amavuta bari abantu batatu. Umwami yagomba gusigwa amavuta mbere yuko ajya ayobora umutambyi. Ntabwo yagombaga gutamba atarasizwe amavuta. Umuhanuzi yagombaga kubanza gusigwa amavuta. So rero icyo ngira nkubwira, Yesu yaje nk'umwami w'ukuri. Niyo mpamvu yaje ari anointed, niyo mpamvu yabanje gusigwa amavuta. Yaje nk'umwami uje gushwanyaguza ubwami bwa Satani. Murabyibuka ko yaje ku isi aje gushwanyaguza Satani, amwaka urufunguzo. Abera b'Imana turacungurwa. Icyo kiri mu byamuzanye Yesu cya mbere. Yaje aje gushwanyaguza ubwami bwa Satani kuri inosi, amwohereza ikuzimu. Tugomba kwishimira ubwami bw'Imana ko yaje. Icyo ni ikintu cya mbere cyamuzanye. Afite iyo titre ya Kristo, iyo bisobanura ko yari anointed. Yaje nk'umwami wasizwe amavuta aje gushwanyaguza ubwami. Icya kabiri, Yesu ni Kristo. Kubera iki? Yesu ni Kristo kubera ko Kristo iyo titre ya ibyo bintu bitatu muri Kristo harimo prophet, umuhanuzi. Umuhanuzi agomba kuba yarabisigiwe amavuta. Yesu yaje nk'umuhanuzi. Kumwabizi ko Adamu na Eva bakoze icyaha, dutandukanywa n'Imana. Ibyo tuzabyinjiramo cyane tumenye ahantu icyaha cyaje, ukuntu twatandukanye n'Imana. Ariko rero Adamu amaze gukora icyaha twatandukanyijwe n'Imana. Icyo gihe twari dukeneye umuntu wongera kuduhuza n'Imana. Rero nk'umuhanuzi w'ukuri Yesu Kristo yaraje kugira ngo yongere aduhuze n'Imana. Nkuko Bibiliya ivuga ati, yaravuze ati ni inzira y'ukuri n'ubugingo, nawe ujya kwa Data aramujyanye. Yesu yaje kongera kuduhuza na Se ubwo twari twaratandukanyijwe na Se. Haleluya. Rero aza nk'umuhanuzi w'ukuri wo kuduhuza na Se. Iya gatatu, Yesu yaje tukiri kuri ibyo kuduhuza na Se. Yesu yaravuze ati ushaka kujya kwa Se amuceho. Ntabwo yavuze ngo duce ku bandi bantu batandukanye, duce ku mashusho n'ibiki byose tubona, duce kuri Kristo Yesu. Nta wundi muntu tugomba gucaho, yaba ari mama we yaba ari indi. Tugomba guca kuri Yesu kugira ngo tugere ku Mana. Icya gatatu, Yesu yaje nk'umutambyi w'ukuri. Yesu yaje cyamuzanye ku isi n'ibyo bintu byamuzanye. Ubwa mbere gushwanyaguza ubwami bwa Satani, ariko yaje nk'umwami w'ukuri kandi aza nk'umuhanuzi w'ukuri aje kuduhuza na Se. Icya gatatu ngiye kuvugaho, yaje nk'umutambyi w'ukuri.
murabizi ko ubwo icyaha cyinjira mu isi buri muntu wese ndetse n'uruhinja ruvuka rufite icyaha, nta muntu n'umwe udafite icyaha kuri ino si. Rero Yesu ibyo byose yarabirebye, Imana iravuga ati ninde wajya gucungura abantu? Yesu aravuga reka njye kubacungura. Icyo gihe twirirwa dutanga ibitambo tukahereza abari abatambyi. Rero haje umutambyi w'ukuri utamba rimwe gusaza nk'igitambo, twongera kujya gutamba ibitambo ngo inuma zino, hagomba kugira amaraso ameneka mbere ko twagiraga ikintu cyose dutamba, kugira dubabarirwe ibyaha twagomba kugira ikintu dutamba. Rero Yesu Kristo we yaraje aba igitambo cy'ukuri. Niyo mpamvu rero iyo dusomye Bibiliya tubona ko uwakiriye Yesu n'umwami n'umukiza we akatuza akanwa ko ari umwami azakizwa. Nta kindi gitambo twongeye dukeneye. Icyo kiduhereza ibyiringiro, ibyishimo byinshi cyo kuvuga ko Yesu yaje nk'igitambo cy'ukuri, twaracunguwe ku bw'amaraso ye, nta bindi bitambo dukeneye. Mu gihe ubashe gusobanukirwa ibyo bintu bitatu uzabasha kubaho unezerewe n'ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza muri iki gihe dukeneye ni ukugenda tubwiriza abantu ubutumwa bwa Yesu. Muribuka ubwo Petero n'izindi ntumwa za Yesu zari ziri zigenda ahandi fi rusengero, usanga umuntu wasabirizaga ikimuga mangize kirabasaba ni mumwe mu bagabo. Abo bagabo bari bafite Yesu. Hari igihe tuvuga ubutumwa n'amafaranga dufite, ariko bo bari bafite Yesu. Baramubwiye ati izahabu n'ifeza ntabyo dufite, ariko icyo dufite turakigwa mu izina rya Yesu. Uwo muntu wamugaye arangije aravuga murakiye, arabyakira. Baramubwira ati icyo dufite turakigwa. Bari bafite Yesu. Baramubwira tugwa Yesu, haguruka mu izina rya Yesu. Arahaguruka. So icyo dukora cyose ugenda ubwiriza abantu Yesu. Mbere yo kubwiriza abantu Yesu, Yesu ninde? Yesu ni Kristo. Kubera icyo ari Kristo, ni umuntu wasizwe amavuta. Yasizwe amavuta. Umaze kumenya amasizwe amavuta, yaje mu kwisi n'ibintu bitatu. Yaje nk'umwami w'ukuri, umutambyi w'ukuri, umuhanuzi w'ukuri. Umuhanuzi w'ukuri kuduhuza n'Imana, umutambyi w'ukuri kutubabarira ibicumuro byacu, twongere kugira ikintu abo kwari kurimbuka, tuzagira ikindi gitambo twongera gutanga. Yadutambiye rimwe gusa, usabwa kumwakira gusa ugahabwa ubugingo buhoraho. Yaza nk'umwami ukoreje gushwanyaguza ubwami bwa Satani. Rero ubu tugomba kuba tunezerewe ubwami bw'Imana. Ni byinshi cyane tuzajya tuganiraho kuri icyo cyaha, ukuntu kinjiye ku bantu. Uyu munsi twari dufashe introduction yo kugira tugire ibyo tuganiraho. Muhabwe umugisha, komeza uzirikane ko Yesu ari Kristo. Ikibazo cyose uzahura nacyo uzakibwira Yesu ni Kristo. Ibyo byatuze nuko uvuga mu izina rya Yesu, wongeraho Kristo. Kristo ni izina rifite imbaraga cyane, kuko Kristo risobanura ibintu byinshi cyane nkuko nabisobanuye. Muhabwe umugisha, Imana ibahe umugisha.